Sawa, sawa. Amen. Itandatu na kabiri mu gakiza abacuranzi. Abaririmbyi itandatu na kabiri mumfashe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Shaka kubivuga neza. Amen. Amen. Mugihe cyo gusenga
haleluya haleluya reka nkubwize iri tana n'udafashwa uraba ufite ikibazo Yesu nashimwe abari inyuma haleluya ubwo nyine muri ihangana na Sara kubera ivuga butumwa bwinshi uwaguhakaza igifara afite nanjye wagashobora amen mfite akazi katari ikiraka karahera Imana ikurinze impanuka nubwo abana abantu babahaze wajya bakunda uraduhaga sura dushyira hehe ntacyo uzadutwara najya amatangaza ngo iki ni icyumba cy'amasengesho usanga ari ku cyumweru hano wemerewe guhanura wemerewe kwereka sibyo mama my friend baragukomerekeje wahuye n'ababingo sorry ariko iyi korali Imana ihaye guhuza n'ukuri kw'Imana ukabera Imana twese Yesu nashimwe ariko murahari gusenga kwacu kugera ku Mana data umuntu yaje gusenga umunsi ku wa kane yitegura ko byageze ku Mana data murakabaye guhamya mu izina rya Yesu shaka kubabwira ko Imana itanga agakiza Yesu nashimwe vuka igishari burasirazuba nava afite imyaka 12 mva papa nyirukanye na mama barambwira ngo ntabwo basha ngiye kwa musaza nyabwa ngo ntabwo tugusha kare vuga ngo biba biramucanze Yesu nashimwe ku Kigali mfite imyaka 12 njya mu kazi ko mu rugo mwebwe 2005 dukora turi abakozi babiri umuntu cyaro ntabwo bajya gufura imyenda y'i Kigali urabifura bigapfuba bakongera bakabikumbika haleluya urafura intoki zigatoboka zikazamo ibimeme dushima Imana ko nta bimeme bikiza kubera Yesu amen umukozi twakoranaga rimwe na rimwe yabaga ibidobo na kabiri inyuma zari mu bitanu nkabika iki amandazi muri nakoraga iki amandazi ubuzima bugira gutegura nyuma y'imyaka 5 usohoka mu kazi ko mu rugo jya ukodesha geto i Remera nangira akazi ko ku Rumogi Kanyanga Simiduwiri Mariri Kigali Uburaya imyaka 8 Urumogi ndaruma shitani imyaka 8 nambaraga ijipo wakuna ugahita ureba Nyabugogo dushima Imana ko twamereza ko mwakomeye Imana ariko Imana haleluya Imana isikwandika abantu ikabambika ibigera hasi ibigera ahangaha Imana ikabyigize cyubahiro ko yanaye Danishe Urumogi Kanyanga rimwe na rimwe nkarara mu marogi ubundi nkarara mu muhanda nari marina y'i Kigali ariko ni umukozi w'Imana w'i Kigali ariko haleluya Yesu arashoboye ndagenda nkora shitani Yesu nashimwe nyuma y'imyaka 8 nibwo nahuye n'Imana muri amateraniro Imana iguhuza n'iki n'Imana imyaka 8 ndi kugenda mu muhanda mura n'umuhanuzi yageze abwira abantu umupira bari gafu vuba Imana izabemeza nanjye aranyemeje nanjye yageze gute hano dufite amahinga uyarerekwa ngo ntiyerekwa ngo sinzi ibyanyu bwira mugenzi ngo pinga vuba izakwemeza sha haleluya umuhanuzi ngo makuni Imana ivuze Imana iravuze gushaka uki ukizwa ndamubwira ngo Imana ntayiri ho yiba ntabwo nakandi muri ubuzi ma umenye ko ari umusitari Kamenge nimwe ngo gina Kanyanga umuntu wambaye Kanyanga n'Urumogi uvuga ibintu byinshi akaguhereza ibindi nta mikino byari byarahiye ariko n'ubu urebye ubona ntibyoroshye Yesu nashimwe haleluya bagishe umuhanuzi ndamubwira ngo barakora muri abasazi nta Mana iri mpita muhereza ibindi mwana nawe narakaje akomeza ubuzima bwawe n'ubwo uburise Imana izaguha iki agakiza subira mu kazi kanjye kuba Urumogi kurara mu muhanda mura n'umuhanuzi wa kabiri arambwira ngo mvuga ukuntu Imana ivuze ishaka kukizwa ukazabwira abantu ndimo n'ibitangaza nkora
kuvuga uyu munsi ariko mana. Haleluya. Haleluya. Umuhanuzi abaramanuriye ndamubwaniye neza barakora bagatera abacanga. Yesu nashimwe. Ariko nasanze barakora bitara abacanzi. Nasanze bafite Imana n'Umwuka Wera. Yesu nashimwe. Ubwo umuhanuzi nana arambwira ngo kuri Imana ivuze ikimenyetso Imana iguha izaguteza uburwayi bwo mu nda. Nyuma y'uburwayi bwo mu nda umwami n'iki n'umukiza. Vuga ngo byahise bisohora neza. Baninje mu bitaro. Yuri umusitari urwazwa n'iki n'abasitari. Yuri umurokore urwazwa n'iki n'abarokore. Uburwayi bitabaza n'abarokore buzuye Umwuka Wera badafite Satani. Yesu nashimwe. Umuhanuzi arahanura nawe bamuhereje ivide n'arakaza. Nta kintu ari kuza kuvugana natwe. Yesu nashimwe. Nyuma y'ibyo byose mbanishe mu bitaro. Maze kwinjira mu bitaro barangwaza birananirana. Nyuma nize mu bitaro biraseze. Buranga ngo taha ugenda utegereza gukira cyangwa gupfa. Ariko byari mu mugambi w'iki w'Imana. Ndagira ngo mbwire abantu Imana yagushatse ntiyakubura. Imana yagushatse ntabwo yakubura. Twihute. Yesu nashimwe. Ndangisha u Rwanda rwara nyine mu rugo birananirana. Nyuma y'icyo cyose numva niba ari ijwi niba ari ikintu bimaze ubusigaye numva ukuntu Imana ivuga ukuntu ikora. Yesu we umuntu uzapfa tuzi Umwuka Wera azapfuye nawe. Imana imuzuza Umwuka Wera. Basaba Umwuka Wera ariko Yesu. Haleluya. Dufite abantu hano mu materaniro rero ukibagira ibyo umuntu aje gusenga akaza ngo teraniye umunezero n'inahite haguruka ngo mugihe ntagurukire kirahagije. Yesu nashimwe. Ukibaza iyo umuntu yaje gusenga yaje kureba televiziyo. Arana televiziyo hari Imana n'Umwuka Wera. Yesu nashimwe. Kandi akantu kose ukora mu nzu y'Imana Imana irakibuka. Tenakini Imana mfite 50. Imana yambwiye ngo nzagura 120 mfite 108. Ntabwo naje kwirata ibiro naje kwirata Kristo wavuganye nawe. Yesu nashimwe. Ngamye numvishwe n'Imana igusimbiza. Ndagusenga mu cyumba cy'amasengesho nk'uko waza gusenga hano uyu munsi. Maze mbona n'umuhanuzi wa gatatu aba yuzuye Umwuka atavuga ati shi wakumvira Imana gukuza uzapfa. Reka maze barakora hanga. Haleluya. Hano umuhanuzi wa mbere yaravangiwe n'uwa kabiri yaravangirwa n'uwa gatatu yaravangiwe. Musigaye muzi kudukontorora ntihakomera nawe. Imana ibahe Umwuka Wera. Umuhanuzi wa gatatu arambwira ngo wanze kumva Imana no gukwikiza kwica. Nahafite ubwo fata umwanzuro ndakiza. Banangiye urugendo rw'itiki agakiza. Batirizwa Kimironko. Yesu nashimwe. Maze gutangira urwo rugendo nsenga Imana. Bwira Imana ngo uzampe iki umugabo. Naje kubwira ngo musenge Imana ibahe imbaraga. Senga Imana ngubita iki umugabo gahunda zose zirakora. Yesu nashimwe. Zimaze gukorwa gahunda zose. Haleluya. Imifite neza itangaza abagore musenga, abagabo musenga, abakobwa mutarashaka musenga. Nimudasenga muzacuranga rujindiri. Rero ngeze ndabivuga ndaje mbabwira impamvu bivuze. Imifite neza umugabo n'umukiti muri ADPR nani umukiti muri ADPR twasengeraga Kimironko. Yazatanga amagambo ariko ubundi wowe wavuye nkamubaza se ubundi wowe wamuye he bagore. Haleluya. Haleluya. Korani Imana igiye kuba uniform n'ibyuma bishyashya. Iki Imana yavuze ko izabajyana muri studio. Ibyo izabikora n'igira amagambo nk'abantu. Iki iyi korali yanyu harimo umugeni abana mariage urupfu azapfa. Imana yavuze ntimwabyumva ariko mugiye kuzabibona. Nubwo muzamenya ko Imana yavuze muri korali. Ibintu byo kwirirwa mupinga ahubwo kuza gusenga mukazana ibintu ntazi oya twabiretse tuzanamiho. Yesu nashimwe. Ariko haleluya. Umugabo arambaza ati ubundi wavuye he? Namubaza se wowe wavuye he? Ntabwo hafi. Yesu nashimwe. Banangiye ikintu bita inkoni. Nakubiswe imyaka 12. Ndi umuhanuzi uvuga ngo iravuze bigasohora. Natanga fata ikibaho. Najya gusenga Imana nzakugirira neza. Sawa rero. Sawa. Imana ibahe imbaraga z'Umwuka Wera n'iz'umutima. Amen.
inigeze amezi 8 nta mituweli nagiraga byaranshingiye muri feruje shimira Imana ko yabicanguye rwose nari narahombanye none narahombotse amen ariko haleluya musomye ntabwo mubibona biro mfite rwose murashaka kuvuga iki Yesu nashimye nabaga amasizi ikodesha inzu y'ibihumbi 5 n'ikijerekani cyanjye nicara ubwo ntuzi untera iki ubwo inkwani mura ku kijerekani mu bitadive nuko bibyaye style nta kundi nuko bimeze nuraka ufashwe nuko bimeze nuko byose amen amazi 8 nta mituweli nagiraga umugabo yangu bitini n'ivuruganya ninjira kwa muganga nta mituweli ngeze n'abagati ntabwo bitano ndi mu byishyura barangati bundi mwapfukira umugabo ndabona ngo ko yandishe baramufunga abagore dukunda abagabo bari muri bitero mubaho mugira mute banamuza bimumvura ariko ibindi bizasobanura barangiza amahirwe barumuna ko barazanyishyura ibiki ibitari ubwo mbasubiye mu rugo twihute igihe cyane niba ari ishuri rya mbere ribaho ni ukwinjira muri materinete nta kigo mufite nta n'igisoragati cy'umwana kandi umwana ari uw'iki ari ivu ntabwo ari ishuri bagore umugabo afite akazi si ishuri ubwo Imana itaguha imbaraga ntiwabivamo Imana iguha imbaraga z'iki z'umutima haleluya twihute bagira mu bitaro ufata umugore w'itara ukamumerekeza ariko wamerekeza umenye ko nta kigo afite nari igisobeti ifi afata imyenda yakuye mu mwana w'abana dushyira umwana w'ifu ntaje umugabo aramwe ngo ndakubitse Yesu naje fata inkoni fata amazi n'ibijumba wibuke ko famiye yari yaranyaze mukuru wanjye aza kunsura asanga ngenda neza ko ndi kugenda nunamye byari byaraje kubera impamvu z'inzara Yesu nashimye arambaza ngo wabaye ndamwihorera ndavuga n'ubundi se ko mwanyanze ndababwira ngo mumarire iki Yesu nashimye ariko Yesu yaje byose biremeye bigira gute twihute urwo rugamba narurwaye rugumiza kumbera iki urugamba abantu bavuganye n'Imana nimuhumure intambara zizarangira ariko bavuganye n'Imana haleluya ubwo nyine bigumiza ruruga wita umwana wa kabiri bigumiza iki ari urugamba inzara numva na dodo z'umutuku zimeza zazirita muri mutirikanye murazizi murazizi nazazisoroma mu mujyi wa Kigali mu masizi azitokoza nkazirya naciye mu butayu muhanuzi ati nitwa Uwiteka nzaguha ibiryo dushira Imana itanga umuceri Kigali impamvu mutabyumvisha ku muceri murawutera ibijumba icyo gihe byari ibibazo my friend dodo nasige ubuzima bumana iki ngera igihe cyo gutanga komande y'amamininwa kuri butike z'abantu azajya yabwira mbikira amamininwa bakabaza ko ufite ibishyimbo mu nzu bivuye ubugari nabukuraga bitaga ubumbogo nibwo bwaburaga make bw'umukara busa nk'ikitamba dushima Imana dukora ku bugari bw'umukara ikaduha ubugari sirimu ntabwo mubyumvisha nazaza kuri bumbogo naza kuri butike y'umwana wambaye amamininwa rimwe na rimwe ngasanga yashize kuko inzara zari nyinshi i Kigali zikeneye amamininwa nkanjye n'ibishyimbo Imana ibazahure muri biterane naribuze ngo Imana ibazahure naribuze ngo Imana izahure ibiterane ariko haleluya Imana irasanga amamininwa yashize ngasanga itotomba arindwi n'abahaye se hari amazi n'abahaye bwira mugenzi wawe gabanya akavuyo Imana izagutabara ibintu uvuze murabyumvisha ugabanya urusaku Imana izagira gute izabatabara umwana wa kabiri mutwite umwana ngiye gusenga kubera imbaraga z'abarozi ngiye gusenga Imana irambwira ngo uzabwire umugabo ujya gusenga wibuke ko mukita umurada pera ikindi n'umwe twasengera ndabimubwira uwo munsi arabyumva vuga ngo arabyumvisha mpita nshima Imana abana Imana tuzamuvuga mu gihu tugeze mu gihu tundi mwami Yesu turagushimiye wabaye Imana ngiye kubona mbona umugabo akase gatoya afata ikintu bita inkoni mwani mwana mu butayu kugira ngo agiye kubita abazimu haruguru mujya gusenga mugafata inkoni ngo mugiye kwirukana abazimu sinzi ibyo muba muri kwirukana ntabyo nzi Yesu nashimye inkoni barayiciye mbona araje arandeba ariko se wowe wanze kubyara cyangwa se nanze kubyara ndihise njyewe vuga ngo ibintu bihindura isura mu butayu Yesu nashimye ngiye kubona amara yaho narayindishe mu ishyamba ngoma narize ndatashye haleluya Imana ibaha imbaraga z'umutima barakora Imana ibaha imbaraga baramusana muraza muri korava ngo nivuyemo ngo baravuze waza mu kidiyakoni ngo baravuze senga Imana iguha imbaraga z'iki z'umutima Imana ibaha imbaraga barakora
wowe ntacyo bijyanye n'abagusura uzajyana muri korari ngo ntibagusure ubundi ufite urusaku ngo ntibagusure ntibaguteye si umugabo wawe nimba korari itaraguhembye wagumuga akaguhemba natanaguhemba uzihemba ufate igihumbi ugenda ugura hariya fanta wicare wuzure umwuka we reka kwitwaza korari ngo ntibaguhembye abaguteye urimo ubwo akavuyo karashize sawa kararangira akavuyo ngo ntibagusure ufite ikizi cyaramucanze gukenera abashitsi indira Imana bazi bicagura iyo bicaguye abantu baraza no kuri kwima haleluya twihuse nari mfite nasendaga muri gurupe ya Kimironko mba muri gurupe mbamo batuzi mbamo hari inyuma bakaza bakanshyiramo bareba imyenda nambaye kuko igitenge cyari cyaracuye bagahita bajya gushaka abantu bambaye ibitenge byiza bakanca yego ariko ikavuga ngo nzakugira umuhanuzi ukomeye muri iki Kigali dushimira Imana ivuga igasohoza amaboko haleluya dushimira Imana yavuze irasohoza amen muyobozi nande kumbwira ngo uzasenge kandi ngo uzagarukana bitewe n'impamvu z'ubutindi Imana ibakureho ubutindi Imana ibakureho iki ntabwo mubyumvishe abafite amafaranga mutuze abanzi ko bakenya Imana twikureho ubutindi Yesu nashimwe akambwira ngo uzagaruke ejo hashize iminsi 3 bitajya kubyara ngezeyo Imana ikoresha uwo muyobozi kandi yari yaranze kukunamikaho ibiganza Yesu nashimwe uravuga ngo fata amafaranga ufite wihute kibagabaga ugende uyahereze umukozi wawe iki umusenge musigira amafaranga yanze utari Imana ikoresha iki itegeko nari mvuze ngo muri amateraniro Imana ikoresha itegeko nari mvuze ngo ikintu cyananiwe muri amateraniro Imana ikoresha iki itegeko haleluya amen abajyanye haleluya amen Imana ikoresha itegeko ku kintu cyananiranye ufite ideni cyananiranye Imana ikoresha itegeko umaze igihe cy'imyaka Imana ikoresha iki itegeko Imana iguha akazi Imana ikoresha itegeko ibikoresha itegeko akimara kuza bitanga byaramba ndataha Imana gutaha Imana iravuga ngo mvuye mu masizi ndayibaza ngo nzajyayo uzagenda ikabuga nagiye kugira ha namwe ngo genda ikabuga niho nzaguhera iki umugisha nawe ikabuga n'imiguri ibiri bitenge imiguri ngahe numva nta musirimu imiguri ngahe Yesu nashimwe byaze ikabuga nabwo ibintu twirwa duhano nitwabivamo kandi Imana yabwiye ngo uzajya wambareye abantu yavugana nabo muri korari mudatunga neza izabakubitira imyaka ubwo simbuzana nimba ari muri korari kudiyakona ni ukudiyakona yego nimuze turebe imbere ahangaha nimuzinduke nawe Yesu nashimwe ndangije byaze ikabuga abandi bisi nabivamo njya gushaka amafaranga mu isoko ry'ikabuga ndagira ngo abantu ngo niba ucuruza wikemera ngabanya akavuyo Yesu yakugiriye neza cyangwa ngo bahanuzi banizererazi baza gukora birimo basabina banabatugushya niba byaremewe ujye ushima Imana natwe bizemewe bizagira bite twebwe tari kunyuma ngiye gusoza ubuhamya bw'umuntu Yesu nashimwe njyari kabuga mfite iryo shuri ry'urugo njya gucuruza mu isoko ikabuga ikintu bita intoryi umunsi wa mbere ndarangura biremera ndacuruza uwa kabiri biremera uwa gatatu biremera abantu bakora ivugabutumwa mu isoko barabwira ngo mwihane ngiye gukora munageze ku ntoki zawe abarazimena mbona yuzuye umwuka wera abarazimena ndamugana kumenera intoryi aranga ngo Imana ivuze Imana yagutumye imitima y'abantu ikabuga ntabwo yagutumye kuza gucuruza iki intoryi ngira mugenzi twatangiye gufatwa haleluya ndaga Imana izagufata we Imana izagufata ibyo wigira cyose amen birancaga ndamuganya birahomba ndazamuka njya mu rusenda birahomba wibuke ko nifite ishuri ry'urugo kujya n'ikibazo kwambara n'ikibazo byose ni polisi amen ariko Yesu abaha imbaraga ashimwe Yesu ubwo ikabuga niho nafunguje icyumba njya mu rusenda ngeze mu rusenda ndacuruza birembe rusenda bigira amafaranga iyo ugize umugisha Imana ikaguma igira iki amafaranga ndacuruza urusenda mvuga ngo birembe hagaruka umuvugabutumwa wa kabiri babandi bavuga ngo mwihane ikabuga bahora Yesu nashimwe mbona ageze kuri rwa rusenda mbona rujuru ararutara rumena mu mutwe bajya
ndi umujura aranga ngo Imana yagutumye mu rusengero bwira mugenzi wawe ngo Imana yagutumye hehe mubaze ngo yagutumye mubaze ngo yagutumye aho yagutumye ni huri cyangwa uri mu musaza aho yagutumye ni huri cyangwa uri gutambika ibirenge ukajya mu gitagutumye ese na nyine manafashwe yarambwira ngo funguza icumi wambaye ishyize iwanjye kwa gatatu abarokore bakaza gusenga rimwe na rimwe umugabo ucumwe nakubitwagamo kane indi minsi itatu yabaga ari poromosiyo uha Imana icyubahiro ko Imana yandenze ariko ba Yesu nashimwe soza ubuhamya n'ibirebire nzagaruka kugira ngo twumve ijambo ry'Imana dusenge. Aleluya. Abarokore baza gusenga kwa gatandatu bagasohoka umugabo akaba yinjira akanshyira mu cyumba akaza akandiha ati vuga abarokore bene wanyu bagose ndakubitwa inkoni zirahari uyu mugore narakubiswe niyo mpamvu mwivuga ko tunafite n'akazi nkoramo k'Imana nta muntu ujya uzanaho sababu nyinshi ushoboka kuko izo mariya zirahagije uzira ibintu byo kurirwamo tukanga jya sinkangika ni mubizi se jya nitwa Gifaru sinkangika usibye Imana irankanga ariko nta muntu wankanga inkoni ndazizi ko hanze ndabizi urumogi naruzi ikajyana naruzi ni iki kigo kizankanga famiye yaranyanze ubu yaranyemeye kubera ko Imana andi Imana indi amateka abantu bahindura amagana humura nubwo famiye yakwanze Imana ndakubitwa nkomeza ubwo buzima sijya wahera ibya gatatu bizabagaragaze ukuntu twise umwana wa gatatu nkaba ariko nkaba kubwiriza ngase tubyihore nimwakira ubuhamya se Imana ibaha imbaraga cyangwa ubyihorere Imana ibaha imbaraga hanyuma maze imyaka ine nakubitwa mu y'icyubahiro niyo mpamvu muhora ibiro byiyongereye ase mwakomeye amashyigo amen. Shimwa Yesu mucunguzi shimwa yamutanze shimwa Mwuka Wera wamutumenyeshe shimwa Yesu mucunguzi shimwa yamutanze shimwa Mwuka Wera wamutumenyeshe aravuze ngo kuko yamuze akaramata nicyo nzamukiriza nzamushyira kukwanga n'izina ryanjye azanyamaza nanjye mwitabe nzana mu rusago no mu makuba nzamuha icyubahiro nzamuha kurama kandi nzagaragaza agakiza kanjye amen. Ariko haleluya abagihari haleluya Yohana ibice 14 ku murongo wa mbere aravuze ngo nibahagarika imitima mwizera Imana mu rugo kwa data hari amazu menshi haleluya ariko haleluya aravuga ngo nimwizere nde Yesu nashimwe
ibyahishuwe Yohana ibice byaho ibyahishuwe 22 ku murongo wa 12 aravuze ngo dore nje vuba nzanye ingororano nje guhemba buri wese ibyo yakoze ndarufa omega uwa mbere itangiye nkaba n'iki amen akiri ijambo ry'Imana aravuze ngo kuko yagukunda akaramata aravuze ngo nicyo azagukiriza avuga ngo azagushyira hejuru kuko yakumenye iki izina avuga ngo azanyamaza nanjye mwitabe nsabana nawe musaga no mu makuba bishatse kuvuga iki Imana ikibana n'umuntu mu musaga intambara zari ikabana nawe abarozi bakurozi ikabana nawe iravuze ngo isabana nawe mu musaga no mu makuba muri aya materaniro Imana ibane nawe mu musaga no mu makuba ufite ntabwo nzagushyira hejuru kuko yamumenye izina nzamukurama uravuga kandi nzamwereka agakiza kandi amen ibindi Imana ishaka abantu bereka Imana iki agakiza uyu muntu Imana ikunda akaramata nubwo abantu bakuvaho Uwiteka akugumaho nubwo abantu bakwanga Imana igumiza kubana nawe iravuze ngo izagushyira hejuru Imana igushyira hejuru muri aya masengesho Imana igushyira hejuru kuko yakumenye iki izina ariko haleluya Imana izagushyira hejuru uyu muntu Imana ishyize hejuru iramenyekana Imana igushyira hejuru Imana igushyira hejuru avuga ngo nzamuha icyubahiro Imana iguha icyubahiro kandi nzamuha kurama kandi nzamwereka agakiza kandi muri aya masengesho mureke twereke Imana agakiza Yesu nashimwe barako mureke dusane tubwire Imana twongere duhe iki agakiza shaka kuvuga ngo Imana ikunze nubwo bakuvaho Yesu arakurinda haleluya maze iminsi mbwira abantu ngo nimuhamye ko abantu babakunda muhamye ko Imana igukunda Imana igukunze igukundisha iki ariko Yesu ntabwo ajya acyurira Yesu nagucyurira Yesu nashimwe Imana igushyira hejuru kuko yakumenye iki izina Imana igifata umuntu wasuzuguwe ikamushyira hejuru muri aya masengesho Imana igushyira hejuru kuko yakumenye iki izina haleluya abagabo Yesu yagushyize hejuru rwose biratekana muri korali bamenya ko Imana yagushyize hejuru mu ikorali bamenya ko Imana yagushyize hejuru ndazanye ijambo rivuga ngo Imana igushyire hejuru haleluya baririmbyi Imana igushyire hejuru kandi igushyire hejuru abantu bakunze bose bahita bagukunda aravuze ngo nzamuha icyubahiro Imana iguha icyubahiro muri aya masengesho Imana iguha icyubahiro kandi iki cyubahiro kirakora Imana itaraguha icyubahiro nta jambo bavuga ngo byemere ariko iguha icyubahiro bagutekera ifite imigizi bagateka inkoko bagateka inyama kuko Imana iguha icyubahiro ariko itarakiguha nta n'amazi yo kunywa wabona mvuze ngo Imana ibaha icyubahiro bw'amasengesho ntabwo nzabaha kurama Imana ibaha kurama musenge mubwire Imana ibaha kurama nubwo umubiri bikore mubwire Imana ibaha kugira gute kurama haleluya yagambenda gusoza urota abarinde kugira Yesu nashimwe aravuze ngo nimuhagarike iki imiti avuga ngo nimwisere Imana muri aya masengesho abantu Imana yavuze dufite abantu basenga nta kwizera bafite ariko nazanye itangazo ngo wongere wizere iki Imana iyo wizere Imana Imana ikora ibintu bigize gute bikomeye aravuze ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi bambwira abadahama mwakuru nzanga mu rugo nagiye nzagaruka bajya naje gutanga itangazo rivuga ngo ijuru rirahari ijuru rirahari barakora ariko haleluya ijuru rirahari kandi tuzaritaha abantu bejejwe neza ijuru rirahari
cyane haleluya ibintu bizima Imana igenderana igakora ibintu bikomeye kavuga ngo izakurinda ntabwo icyo nanditse ntabwo cyahitirirwe kubera kwiza Imana haguruka mama wowe ndikumva umwuka mbwiye ngo Imana ikurinze paralize y'amaguru uko ni ko ijuru rivuga Imana kandi ikintu topigego dore Imana igukiza umutwe n'abamaguza ukagenda Imana igukora ikintu bita iki isere kandi uri mu bantu Imana mbonye ikora mu mubiri akandakanda indwara irimo yose Imana ikunda ukora Imana amashyi haleluya ubundi gahunda ni ukwizera iyo umuntu yizera Imana ikora ibintu bikomeye wowe mugabo nabonye Imana iguha imodoka amen ariko muracyahari haleluya iyo umuntu yizera Imana iramutabara yego muri aya masengesho mwizera Imana yavuze uyu munsi twongera abaturira neza Yesu yacu twasomye ijambo rigashaka gusoza tugafata icyifuzo tugasenga tukagira Imana ngo amateraniro ugire ibintu ukora ariko ibikore cyangwa igihugu umva nawe haguruka muri no kurushotora kwanza impamvu manura reka njyane n'umuyobozi nyoboye abantu baruta mwebwe ndagutumiye kuwa mbere mujyana akoresha saa saba ndabeshya akajage sawa haleluya uva ku Imana ivuze Imana irambwira ngo umuzamu w'umuntu ufite Imana imwigije bivuze iki ngo ni umucuraguzi ese wajya wumva ibintu neza na umuro amen 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 icyo abantu ku Imana itari sinatopigego herasiego bana kuroza igihe tufatira ibijyana n'ibipapuro ariko Imana irabiga n'ukuri kwiba ngo uzamu w'umuntu Imana imwigije yagize gute navuga ngo ni umurozi uri gutabye gushaka akazi kawe ukamenya Imana amashyiga haleluya amina ndashaka kuza gusenga yicare n'ubu ashaka kuza gusenga niba utafashijwe uzaza ku cyumweru ufashwe na Yesu yose atabirangije vanga amasi ufasha n'umwuka we ariko muri aba beza haleluya aramusanga dore vuba ntajya ibona shaka yambara buri muntu wese ibyo yakoze vanga ndarusamenda uwambere itangaga n'iki nihereza ushaka kuvuga iki muri aya materaniro Imana igiye kuzana ikintu bita iki igorora ikindi cya kabiri Imana izanahana ni ibintu bibiri ni uguhemba baguha niba ikora neza izaguhemba niba ikora neza izaguhana cyangwa nzana ikintu bita iki igorora ndagira ngo ubwanwa Yesu yaje ahantu zose biremere Imana iziwe yize igera kwa Lazaro amaze iminsi ine mu gituro rangije Imana ikoresha iki itegeko Lazaro agira gute arazuka narivuze ngo Imana itari wowe Imana ikoresha itegeko hari inyuma z'igihe kinini byarapfuye Imana ibizuba ariko igerere cyangwa igihugu iyo mwazanye ingorane hararushye Imana igize ikazana ingorane ahantu Yesu yagesha biramenyekana yigize ndetse kuri uwo murwayi wari umaze imyaka 38 ari ku kidendezi ariho atinze Yesu nashimwe Yesu ahageze vuga ngo ahageze Yesu ahageze amaze imyaka 38 arangije aramubwira ngo ikorere ibintu bwawe ugira ute utahe Imana icarira ibintu bisanzwe urikora ibintu bwawe ugira ute utahe ukomere Imana amashyi ariko hararushya ibintu birahinduka Imana igera iwawe igira ibintu ihindura Imana igera muri karitsiye igira ibintu ihindura igera mu bana igira ibintu ihindura igera ku mugabo igira ibintu ihita ihindura ariko hararuka ahantu Yesu yageze imirimo n'ibitangaza birakora ndagira ngo umutangarize iyo Imana igezeho uko ibisanzwe uko ibisiga ariko bigera iwawe cyangwa igihe ndavuga n'umuntu ushaka kugira ngiye gusoza Imana yambwiye ngo ngiye bagiye gusoza nawe haguruka bahagurutse Yesu nashimwe hararushye Imana icyambere igiye guha amafaranga uko ari kw'ijuru ryinshi umaze igihe kinini mbona uri ku musozi nabonaga ari ku musozi wo kuzenguruka Imana yambwiye ngo nimutangarize muri aya materaniro Imana iguha amafaranga hararushya
ibicanguro ariko haleluya ahantu Yesu ageze ibintu byose bireme muri aya materaniro Imana isaba ikintu bita iki ingorane avuze ngo ndarusonega uwametanga n'iki nihe ngiye gusenga ariko haleluya twajya cyane haleluya ariko Yesu agatanga byihora basenga mu byiciro bitatu bita Imana yabwiye haleluya ubu twebwe ikirere tugezemo nicyo guhanura nimwakira ijambo ry'Imana nimwakira ijambo ry'Imana